kubwiza ukuri wenda ukuntu ibyanjye bimeze ntaho ndi ibyanjye byaraberanye dore wa mugore yaranaye ndi hanze aha naho kuba mfite ndi kwangara none se ukaba ugira ngo bigende bite aramukubita aramutuka acira mu maso narabibonaga cyane niyo mpamvu rero nahise nigendera byihuse yagiye wundi we warabaye intandaro y'ibibazo mu rugo kandi twari twimereye neza ese shaka ngira ngo munyingingire abamaye ku icumbi koko ibyo byo ubyibagirwe pe ntago bikaze ntago bizongera muhungu wanjye ahubwo naketse ko hari ibindi bintu bipfa inyuma yanyu atari biriya byonyine nagize ngo hari n'ibindi mwahuriye bikomeye cyane byo ngo nuko ntamubaye hafi mu bibazo byose yagiye bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubasuza tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundira kanizeye ko meze neza mwisaho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu ndabasuhuje ndabashimira mwese mudukurikirana ibitekerezo mugenda mutanga muri comment bifasha abantu benshi bagiye batandukanye uyu munsi ndi kumwe na Fisto ndetse na papa we tujya kuganira none ngira ngo bushize muri ko twaganiriye uko bitagenze neza harimo amahane nyine ariko kubw'amahirwe bigenda neza uyu munsi rero Fisto yatumiwe na papa we yambwiye ati ndagira ngo mpamagare Fisto tuganire nshaka kuganira n'umwana wanjye kuko yagiye iwabo ntiyabona uko baganira kubera nyine mama we yari yarakaye cyane arambwira ati ndagira ngo nshakire Fisto tuzicara hano tuganire n'umwana wanjye nganire nawe birambuye ntawo nca mu ijambo niyo mpamvu rero turi kumwe hano ni papa we wamutumije kugira ngo baganire nyine nk'umwana na se ku biganiro tugiye kumvira hano twese papa Fisto nguhaye ikaze murakoze cyane mezo test ndashima niko biri nani nagutumiye kugira ngo umfashe umuhungu wanjye yansuye ariko si ukunsura kundi nuko mfite ibibazo ndimo ngira ngo anyunganiremo wa muntu we dore ubuzima hanze hano bwasaze bwansaranye mfite ikibazo dore ndimo ndagenda nangara hanze aha naho kuba mfite umugore nari mfite yaranaye ubwo yaranaye ndavuga rero uhagarukira mama wase nkazajya kumubaririza aho yaba ari nkareba ko yenda yaba anyihereye nk'icumbi nuko nagiyeyo biba nabi nari maguye Fisto umeze meze neza nta kibazo rero mugiye kuganira noneho ngo nk'abagabo twahuye kabisa tereka ari gusobanurira ibintu byose none buri kimwe ndamubaza kabisa mfite ibibazo byinshi mu bose cyagiye ntago mwabashe kuganira kubera ko nyine mama wawe yarahari bigatuma buri wese avuga bitandukanye wabonaga ko mama afite n'umujinya ntago byari gukunda niyo mpamvu navuze nirekera nshaka ko nabona n'umuhungu wanjye tuganire nibwo buryo dore duhuye kijya gihe buri wese yari afite amarangamutima ye buri wese avuga nyine bitewe n'uko umutima umutegeka Fisto rero buriya ntabwo natinya kwikugana rero dore turi babiri mfite kubwiza ukuri wenda ukuntu ibyanjye bimeze ntaho ndi ibyanjye byaraberanye dore wa mugore yaranaye ndi hanze aha naho kuba mfite ndi kwangara none se ukaba ugira ngo bigende bite navugaga rero Fisto wanjye uri buryo wambwirira mama wawe rwose aba ncumbikiye iminsi mikeya mbe nshakisha ku buzima yenda ntibizakunda nzasubira mu rugo ese wagira ngo mama wanjye ngiye buriya namushobora koko nta kintu namubwira na cya gihe duhura nyine mvuye ku ishuri cya gihe byagenze nabi cyane narabibonaga ubonye ko cya gihe yankubise nabonaga ibintu byakomeye harimo imigeri nshyi rirya joro yananze ko yinjira mu nzu ahubwo byarangiye yinjiye mu nzu ahubwo ninjiye mu nzu ariko ninjiye mu nzu bigoye cya gihe nyine umaze kugenda twarabanje turatongana nyine arantonganya kuko njye sinatongana na mama wanjye nuko birakomeza ariko burya rirya joro ryagenze nabi cyane kuko mu gitondo twari twuzinduka dukora ikizami ntabwo nakibaza ko ndagiye guhaye ibiryo basurarya kunasize n'ibiryo ariko se nyuma y'igihe bimara iki yabimaye nyuma y'igihe nyuma y'amasaha ni bya bindi nyine byo kugira ngo nyine utapfa ariko cyangwa utagira ikibazo ariko nta mumaro biba bifite buriya ibiryo byiza ni uko wabirira ku isaha rwose nabonye ikibazo narakubereye ikibazo kugeza ngo waramumuteje naramuguteje aramukubita aramutuka acira mu maso narabibonaga cyane niyo mpamvu rero nahise nigendera byihuse yagiye wundi we warabaye intandaro y'ibibazo mu rugo kandi twari twimereye neza ese shaka ngira ngo munyingingire
abamaye ku icumbi koko. ibyo ngibyo byo ubyibagirwe pe ntabyo kumwinginga uriya muntu ko nabonye akarishye ariko ndakeka nawe warabigizemo uruhare kugira ngo bigende kuriya ntabwo wari wakagombye kuza mu rugo utamubwiye utamuhamagaye nta n'ibyo wamuteguje none ukaza imbokoboko nta n'ikintu ufite mu ntoki. hamwe nari nabanje kumenya aho mwimukiye nabanje kuhabaririza ntajya nza nkayoba nakwenda gusa dore abana mwigana nibo duhuriye pfa ku muhanda barazana barahanyereka ariko bakihanyereka se bwo reka da ntabwo nari maguye. hanyuma zika Fiston Karame wambwira ngo Fiston amushaka ashaka muganira cyane ibibazo byose ufite nagira ngo nyine umubwire ikintu wamuhamagariye ikintu ushaka kumubwira. rero kubera ko urabona nawe amaze kuba umuntu w'umusore yangira inama ari numva ngo ndayo wiwe yanyingingira mama wiwe babe bamfasheho byibura wenda nk'icyumweru kimwe ubu naho mfiteho kuba pe ndi mu buzima bubi buri aho gusa butagize epfo na ruguru kuko navuga ni yanyingingira mama we rwose bakaba bancumbikiye. ushaka kuba bancumbikiye rwose ushaka kwinjira oya nuko bancumbikiye ejo nkashakisha ubundi buzima nkaba nshakisha ubundi buzima rwose yenda nanjye ejo cyangwa ejo bundi bizagenda neza umuhungu wanjye ibihe ndimo wenda bimbere byiza. ibyo ngibyo ni ibyabona mama wanjye byo kwinjira bye ntabwo mbizi ko nabonye akarishye gusa kuvuga ngo wenda none se uyobewe ko ndakariye ubu se uramutse ndakariye niyo wazuga noneho papa wase akazagaruka byazagenda bite? kigenza nzaba naragiye icyo cyese nzaba nyihari nese uzijya azagarukira muramuncumbikiye mu gakeya ntago none se wowe kuganira n'umudamu we byarakunaniye utumye umwana urumva umwana ko mama na sadake atabikeneye numvaga yenda yazamunsabira ahubwo ariko urazi iki nariye urazi amatwi yankuruye uzi ukuntu bibyamubabaje urumva gutuma Fiston bibife ko nyine ahita yumva ko wamuhinduye ngo arimo arumva ko urimo kunkoresha nyine ndavuga ati yamuhinduye kandi umvugishije ukuri kundi ubwo reka ngo umize nibereho nabi nakundi se nagira n'umuhungu ahubwo inama we nakugira n'ubundi aho mwahuriye ntago mazi kugira ngo mumbyare ibyo ari byo byose mwarakundanye rero ngo abakundanye cyangwa abahaciye urukundo ntabwo haca urwango uzashake n'umuntu w'umugabo nyine ushaka ahantu wamuhera wamugurira akantu wamusohokana wamuvugisha kuzika ryo umuhungu wanjye icyo gitekerezo cyari cyo nuko nabonye erega nawe waje imbokoboko wagiye imbokoboko nabonye afite amakare si ikibazo cy'imboko nabonye afite amakare nyine umuntu warakariye kandi ashira igihe kinini umutaye waradutaye nyine wadutaye igihe kinini cyane kuko ureba igihe twabereye muri ka kazu kameze nka tuwarete reba igihe twazamukiye hano tukagera naho keza ajya kuducumbikishiriza akadushakira nyine akazu gatoya k'icyumba kinini nyine ko kubamo kugeza ubwo noneho havuye ubundi ubuzima twabimo ni burebure kurya noneho n'igihe twavuye ati ntabwo twagumya kuba hano reka dusubire mu rugo tugeze mu rugo rero dusanga na papa uwase yashatse undi mugore ubwo nyine ibibazo birakomeza birumva nanjye byabaye nk'ibyanjye nanjye wa mugore nanjye yarangeze aho bidaruye yaragiye nuko niyo mpamvu ndi mu buzima bubi uriya ni waneye buno buzima bwose bubi kugira ngo bugere hano ni ukwihangana kuko cyagiye uza kumfata ngo njye kuba hahandi nyine mwabaga mu rugo yarabyanze aransembera arambwira ati ntago nshaka agashaka umwana utarose ubizi ndabizi nuko rero nangira ubuzima bugoye gutya ndanadindira ubu ngubu mba narashoje ariko ndacyari mu wa 5 mu kwihangana uzayasoza none nari nzi ko byarangiye none dore bitangiye nanone bundi bushya bisubiye inyuma oya ntago rero ntabwo nzi yuko n'ubundi madamu wanjye yari afite imyitwarire itari myiza agenda agataha amajoro ngo yarananze n'akazi noneho dore akangangwa n'akazi kuri ubu ntiwabana n'umuntu udakora kandi yari afite akazi iby'urugo ni byinshi cyane kereka hari twicaye hamwe dutuje nibwo nabikubwira byose ariko ubu ese nk'abantu bakuru kuki mwese muhubuka mugatandukana urukundo rwanyu mwaradwirengagije
mugeraho mutandukana kuki mutabiganiriyeho n'abantu bakuru ureka ari amarangamutima ugira ngo uriya muntu naramukundaga ko ubundi nikundiraga mama ari uko nari ndi mu buzima bubi nta bushobozi mfite bwo kumurongora kumushaka ntago uriya namukundaga ese umuntu mwabyaranye umwana urumva uwa kabiri yakanga ko mumubyarana ntago byari kwanga nanjye n'ubuzima nari ndimo bwabiteye uwo nishumbushije rero hirya yaho dore ibyo nkoze none se uwo yasigaye abahe cyangwa ubayeho ubwo buzima wowe baheye reka ndi gutya gusa no kugenda ndaraguza kwanuza aho ngeze cyane naho ndahiseho nirirwa cyane ubu rero uretse ko inzu twari tumaze kuyigurisha ubu rero twari tumaze kuyigurisha kwa ko amafaranga tuyagabanye nese amafaranga mwagabanye yo wayashyize bayagabanyije abana tusigaye nitwo bamaye tungahise umuntu utari ufite akazi kugenda nwiyeranjamo rero ariko muri iyi minsi ahantu mfite akaraka ndimo nera ayo kurya nyabona nayo ntabwo bikaze cyane nka mbere ariko aho kurara n'iki n'ibibazo ubu rero nanjye niwe nari nirengeye mvuga ati kwa ko amafaranga y'ishuri hari igihe cyageze nyine arabura n'ubu ngubu nyine ntabwo yajya gikunda neza ariko twishyuye harura make arangire ariko ubu ngubu nyine natekereza nka bati igihe cyose nakubonera ushobora kumpa amafaranga none nawe uzuzane ibibazo ariko ako kazi nari narabaye nyine ubwo urumva mbonye nk'aho mba ndi nyine mama ari nkunyemerera akaba amfashije akagira ibyo amfashamo nk'ibyo byose aho udufaranga twazajya tutwegeranya twagwira tukatwongeranya utwo tudeni turi ku ishuri tukatuvanamo cyane rwose wowe mumbere hafi nanjye nzamuba hafi yenda igihe nzahura nawe yacururutse wasanga yenda yari afite nk'umujinya atarabuze izindi siterese ariko ubwo yambonye nawe akakumbonana nawe sibyo genda wajya umuganizamo gake gake azashyira acuruza bazayambaza n'amakuru yawe ukuntu bimeze kubera ko kandi nanjye nzajya ngumiriza mw'iyi minsi nk'inga ibintu gutyo kugira ngo ngende nyaguka oya ngiye kugenda nshakishe ngiye kugenda nihiringe nshaka uburyo nazaza niyo naba mfite nk'icumi cyangwa bitanu hari icyo urabizi abantu ba mama nabo bakunda keya cyane rwose nyine abantu babitaho oya buriya namubonye nuko naje gusa ariko nanjye naje nunguwe ngiye kugenda bitegure nzaba meze neza urabise mugurire akantu nawe mugurire sibyo cyane nzaza mfite igikapu uzabibona igikapu ikaramu ndashaka ko umwana abimfashamo nkagenda bakancumbikira mu kugucumbikira si bibi ariko hari ijambo mu kinyarwanda twita kwinjira mu byumvikana niba ugiye gucumbika ku mugore wawe winjiye ubwo rero byitwa umwinjira noneho nimara kwitwa umwinjira n'uzajya kubona wese azajya yumva ko wakoze iki uri umwinjira umuntu akibaza se uriya mugabo arara ku buriri bwa wenyine ese tukongera nkibaza agucumbikiye by'iminsi urashaka gucumbikira by'iminsi nibikoraho niyo fisito wanjye ubona atamaze kuba umusore niyo nazajya nirana na fisito wanjye aho ngaho muri salo ntacyo bitwaye naho mba nicumbikiriye mbega ni nkwanga kujya kubundabuza mu kw'abandi kandi ufite aho wishyikira reka nahita nk'uko mishyira ko narahabyaye sibyo uri umuhungu wanjye se ndabyemera kujya kuraraguza mu mihana kandi ngufite wa muhungu wanjye we imfura ingana se ariko nanjye nta jambo mfite rikomeye mu rugo nabikubwiye mu rugo nta jambo mfite rikomeye kuko nanjye ndacyitwa umwana ndamutse wenda niga wenda nkaba narakoreye amafaranga buriya iyo ufite wazajya umunekeramo gake gake ukumva amakuru ye ukayambwira ukajya umuneka gake ukumva kumvisha fisito ngo abwire mama we amukubwire cyane nabyo wabonye ukuntu agira ngo ni ibindi bintu ziko ashobora no kumbuza kujya ku ishuri kubera biriya ubwo ndabona icyiza wenda ni byiza fisito wenda afite uko wenda yabikora ngo nawe ni mukuru ariko ahanini ngo nyine bishyiremo imbaraga kagenze mba ngewe bishyiremo imbaraga none sindi kukugira inama ngo ujye kwinjira ujye mu rugo mama wase nawe ni umuntu wahuye n'ibibazo kandi aracyanagira nta bandi mwongerera ibindi wari ufite kuriya iyo uri mu rugo uri akaboko kamwe udashaka n'ubwo waba winjije 100 ku kwezi nta wundi muntu ukunganira uravunika
afite abana biga mama wase afite bari munsi ya nyine afite nayo bimukomereye cyane rwose wenda nanzu yihavuyeho ikinzu wenda kuko mu nzu ze ntabwo ariko ubundi no kurera abana uri wenyine cyane biragoye kongeraho rero nawe ubwo kuvuga ngo uje kubana mu mwaka icumbi wajya uhaha niba yagutunga mu bana guhaha biremewe ko haba guhaha biremewe wabonye nawe yarakaye kuko nyine nawe niyorohewe ejo bundi nibwo agarutse mu nzu birumvikana umugabo yaramutesheje birumvikana uzi ko nshobora kuba nazize kuza imbokoboko nshobora kuba nazize kuza imbokoboko masa nasabira nk'igisigati rwose iyo nama yo niyo abadamu akenshi kugira nyine afite ibibazo ariko kuriya hari ikintu umuntu akora no kukubwira nabi bikagabanuka bitewe nawe nuko bigaragaje niba uzi ko nta kintu wamariye umuntu utamufashije kurera umwana utamufashije kwita ku mwana nta minerivare yawe azi warangiza ukaza umwana areshya gutya mureshya muje kurera umwana wajya nta navuze ati reka nzane mufuka ibiro sengana ibyo birayi aje ngo ngasha wa muntu we bwo ariko iyo nayo ni inama mu maye ntacyo reka mbe ngiye kuba ndeba byari byo cyane rwose nabyo byashoboka ariko nari nikumbura umuhungu wanjye rero Fiston rwose ko nkumbura nari ngukumbuye urakoze turabonanye rwose nimba gukumbuye rero ubwo tubonanye ariko mbere hafi rwose mama wawe nuko umusaba imbabazi ariko njye reka nkubwire simbyanze pe kandi ntabwo nanze ko ababyeyi banjye bongera guhura ngo bakundane nanjye mbona ababyeyi banjye bari hamwe mvuga ati papa mvuga mama buri wese anyikiriza buri wese mu mwaka ikintu akora inshingano z'akakima bitewe n'ubushobozi bwe ariko ngewe ubuzima ndimo nyine bwarangoye pe bibaze kuba naravutse nkavuka ndi mu rugo rw'umuntu nzi ko ariwe papa wase nyine namuhamagaraga papa nyuma ngiye kumva numva ntabwo ari papa ngo papa wanjye ni wowe ubwo rero byarangoye ubwo rero bitewe n'uko nazi aho mwahuriye mwewe mwakundana cyangwa iki wowe niwe wakagombye kubijyamo ukamuganiriza ukisubiza wundi muri bwa buzima ukiri umusore uje kumutereta bwa mbere ukavuga ati iyo tekinike akaba arizo ukoresha ugatereta bundi bushyashya nk'umuntu muhuye mutazeranye ubundi ukongera ugatangira bushyashya wenda aho ngaho byakunda kuko ngewe kiriya gihe nuko nyine afite umujinya mwinshi ariko wenda nuko ari naje gusubwa bikanza ko ubwo nazaza neza nitonze ntacyo reka nze nzagaruka numve uko bimeze turebe ko twabigenza nta kundi kabisa uzagaruke ibintu bikora gake ariko wabitekereje na cyane rwose bagiye kugenda mbitekerezeho neza rero kuko ukubwira Fiston agufashe kumushyira mu bibazo ntacyo ndaje nabonye yarakomereye nabi kumva ngo turahageranye yankuriye amatwi yankubita iki mu mutwe anyuma ibiryo nabonaga bikaze ntabwo bizongera umuhungu wanjye ahubwo naketse ko hari ibindi bintu bipfa inyuma yanyu atari biriya byonyine nagize ngo hari n'ibindi mwahuriye bikomeye cyane byo ngo nuko ntamubaye hafi mu bibazo byose yagiye agira kandi koko biranumvikana ariko bari aho yagiye araragira atagira ate umva bibabaje ariko nanjye ntako nari meze nta kundi nyine ubwo uri umuntu w'umugabo nawe akaba ari umuntu w'umumama mwiza ntabwo byabura kuzakunda ahubwo ngewe reka ngende nyine hari utuntu nari ngiyemo uragize neza urakoze sawa turi kumwe Fiston yarakuze ubona ko asigaye aganira noneho mukajya inama mu minsi iri imbere muzajya mwicara mujya inama cyane nubwo mama wakucyurira ngo ubona mubyaye wamufashije uretse gutera inda ariko none kundi wandi ukumva nabyo byumvikana namutereranya ariko nyuma yaho ni ukuri nagarutse no gusaba imbabazi ariko nkasanga ararakaye afite umujinya mwinshi waragerera nawe uribagirwa birumvikana ariko
umuntu yisubiraho ugenda nka za hene umuntu yisubiraho niko buri ikosa rirakosorwa ikosa rirakosorwa ni ukushaka uburyo nkakosorera nta mubwiriye niyo kutazagaruka nje n'imbokoboko gusa reka nta uretse na mama wase ahantu hose ugiye uzi kuri mu makosa ngenda nshakisha ntabwo ugenda n'umutwe ngo mbabarira se birakora reka nze nzare uko mbigenza muri iyi minsi n'agakarito k'amaturanye ntaki wenda ibyo simvuze ngo wenda nguzanye ibyo yakubabarira cyangwa se yaca bugufi cyangwa yakwemera kubera ibyo waba uzanye ariko nyine bikugaragaza nawe nyine neza bavuga ati umuntu afite urukundo n'umutima ashobora kuba agarutse neza kwemeza ubutaha ni ukuzahana ubutaha wikubita agashyi hanyuma n'ijambo uvuze rigapfa kumvikana cyane rwose naho ubundi burakumunza imbere ngo mama wase mbabarira urabona n'ibintu yaciyemo n'ubuzima yanyuzemo mworoheye guhigana abana bangana kuri harimo n'uwanjye nawe nkagenda nkiburisha umva byari ariko byibura abona uvuga hari n'icyo ufite cyane yavuga ati wenda uyu muntu hari n'icyo yamarira cyangwa hari ikintu azamarira umva niko bimeze ariko ibivuga kuriya urabona uri kumutesha cyane uranaje gusanga ingingo indengerana yari irimo indengerana yari irimo nanjye nabitekerejeho nsanga ari nge wasaga nabi hakiyongeraho noneho n'umugabo wari waramutaye nako wanamutaye na n'ubu badaherukana batavugana ni ikibazo kigomba gukosorwa ukarakomera mama wase kuko yanyuze mu bintu cyane yanyuze mu bintu bikomeye ku buryo kugeza izi saha nyine uretse kwihangana kumwumvisha uburyo uhindutsemo cyangwa ugarutsemo biragoye biba bigoye ariko kuko mwese muri bakuru buri abakuru si nk'abana wamuzi ibyo muziranyeho muziranye kuri byinshi bya kera wa mugani w'umuhungu wawe niwe uvuze ati uzatereta nk'utereta bushyashya nk'utereta bushya mu biganire nk'ababyeyi mwiyunge niba ari ukwiyunga ari ibishoboka mwiyunge n'ibinanga nabwo nta kundi kuko hari n'abatandukana nyine bikarangira burundu nabyo bibaho kubera impamvu ariko rero nawe urakoze hari inama wangiriye kandi ninzigendaho nabonye bizagenda neza wowe uzakora ibyo ubona bikwiye wowe uzabikora cyane gusa mama wase we ibyo azakora byose ntuzamurenganye kuko nawe yaciye muri byinshi kandi wenyine nta n'uwo afite abibwira nta n'uwo afite yaka n'icyo gihumbi icyo cyo rwose nicyo kandi warabimenye ntiwagira ikintu umufasha urumva ko rero kuri iyi nshuro ikintu cyose yakubwira gifite uburenganzira cyane birumvikana ni ukwisubiraho reka dusoreze hano na mu kiganiro cy'ubutaha murakoze cyane